ntabwo mbyumva ukuntu umuntu ateka agashiririza bene kano kageni. Keti fungura. James noneho turabigenza gute James? gusa urasubira munsi y'igitanda, gusa urabikora James boss. Keti bana yanjye turapfuye noneho, iminsi y'igisambo ni 40. Keti fungura. Ndaje boss. Keti ko numva utavuga neza bite? Fungura gira vuba. Ndaje boss, ndaje. Banguka gira vuba. None se sheri ko garutse byagenze gute? Kwisi ubanguka niki cyabaye? Sinzi neza sheri kucyo garutse hano. Kati niki gituma uvuga udidimanga nkaho ufite ikibazo? Niki? Kuba ngarutse hano nta kibazo bitwaye kandi nta n'ikibazo kirimo, ahubwo tabara inzira hiye Kati. Cya kigoryi ngo ni James nagisigiye ibyo guteka, cyari kirimo guteka inkoko, umuceri ndetse n'ibindi bitandukanye tuza kwakiriza abashyitsi, kandi nakubwiye ko mama ari mu nzira za ndetse n'abashiki banjye. Rero ibintu byose byashiririye byanutse, ndetse na gaze ndagira ngo iri hafi gushya, cyane ko njyewe nasanzwe nzi nuko bazimya gaze. Ntabwo nigeze nkora ku bintu bijyanye no guteka. Tabara ugende uzimye iriya gaze, ndetse ugende urebe biriya biryo byose byashiririye, urebe ko wabitunganya. Ntabwo nzi aho iyi ngegera y'umuhungu yagiye. Boss ntabwo ari byiza gutuka, ntabwo ari ugutukana, yankoroza mu bwonko kandi ibintu yakoze n'amavuta cyane Keti. Boss nanone ntabwo bamutuka ngo nigegera, kandi ntabwo mu by'ukuri wari ukwiriye kuvuga nabi na accident nk'izindi zose wenda wasanga yibagiwe boss. Keti nawe uri ikigeragezo, ntabwo nakubujije kuvuga boss. Igihe turi kumwe ugomba kuvuga sheri, shushu, hani ndetse n'utundi tuzina utwo ngutwo nyine twatuma nezererwa. Gusa ntabwo nezerewe na gato. Tugende twihute tujye kureba biriya biryo bitavaho byose bishira bikaba amakara. Boss twihute tugende. Ntabwo ibi byumvikana. Ni gute umwana w'umusore nk'uyu nguyu ufite imyaka y'ubukure agenda agasiga ibintu kuri gaze, yarangiza kandi ntiyibuke ko yasize ibintu kuri gaze? Ntabwo byumvikana Keti. Tugende urebe ko watabara hakiri kare. Ahubwo se Keti, waba nsigaye hano muri saro ko? Oya boss, ngwino mwereke nuko nibura bazimya gaze, nibura ubutaha bibaye ntahari nawe uzabashe kwizimya. Ntabwo nawe ari ibintu byiza ko ungana uko nguko utazi nuko batsa gaze cyangwa bayizimya. Uko waba ukungahaye kose, ntabwo mu by'ukuri byakubuza kwiga imirimo isanzwe iciriritse nyine, cyangwa se imirimo witaga iciriritse y'abandi bantu. Ahubwo wenda wayimenya ntuyikore, ariko nibura ukaba uyizi mu gihe nyine habaye ikibazo cyangwa se havutse icyago. Mu by'ukuri nawe ukaba waba utakicwa n'inzara, rega nawe ushobora kuza hano ushonje, wenda utabonye n'umwanya wo guca kuri hoteli, hanyuma ukaba nawe wakitunganyiriza utwo kurya tworoshye. Rero ntabwo nabyihanganira nk'umuntu uzaba umugore wawe w'ejo hazaza, kumva ko mu by'ukuri uriho udafite akantu na kamwe uzi gukora sheri. No, ni wowe mugore nari nkeneye. Kubera ko n'ubundi nta wundi wigeze ngira inama nk'iyo ngiyo. Rero ntacyatuma numvira umwiza wanjye. Nta kibazo Keti, reka tugende, nta kibazo mwerekeze. Yego boss, tugende. Noneho byanutse inshuro amagana kuruta uko nabyumvaga Keti. Urumva uburyo bihumura nabi? Yewe James we,
sheri uzi ko iyo ntinda gatoya iyi gaze yari guhura n'ikibazo. Ibaze nawe isafuriya yose yabaye umukara, zimwe zanarobotse. Ibaze rero iyo biza gufatana n'umuriro. Gusa ubu ngubu ko wari urimo kuvuga ngo ntabwo wakiga uko bazimya gaze, ubu ngubu iyo uba uri hano wenyine ntabwo n'iyi nzu yashya ikabigenderamo, sibyo sheri? Ubutaha ujye umenya uburyo n'ukuri wahangana n'ikibazo. Nta kibazo Keti, harya kabaga karaga bate ko mbona urimo ugenda ukaraga, ubwo urimo uratsa cyangwa urimo uramanura Keti? Uri kuzimya cyangwa no? Iyo urimo ukaragaka uragakaraga hanyuma kakavuga ukagakaraga ukamanura, kano kameze nk'akabuto ka radiyo, iyo ukamanuye ni ukuri ibizimye. Iyo wongeye ukagakaraga ukazamura uba wakije. Ngaho bikore nawe turebe. Nkarage gutya gutya, yego karaga gutyo, no gutyo uri kuzimya kandi n'ubundi irajimije. Akisha nyine ukarage uzamura gutya, yego reka ngufatireho na gutya. Iratse di. Ubwo noneho kuzimya babigenza bate? Kuzimya nyine urakaraga gutya ukamanura. Ubona ko ari ibintu byoroshye sheri? Ntabwo nari mbizi ko ari gutya, ntabwo nigeze negera amashyiga. Njyewe ubwo nari muto cyane nari mfite bashiki banjye benshi nibo batekaga, ndetse nakundaga kuba ndi mu mashuri cyane, ntabwo nigeze mbona umwanya mu by'ukuri wo guteka. Ndetse na geto nabayemo nari mfite umukozi, cyane ko narangije kwiga ngahirwa n'ubuzima nkabona akazi katoroshye, bityo kakama amafaranga agaragara, nkaba narabaga mfite abakozi. Ntabwo rero nigeze mu by'ukuri menya ibintu byo guteka ndetse n'ubukorikori bwo kwakisha izi gaze zanyu. Cyakora cyo kuzigura byo ndazishoboye da, kuzigura nari mbishoboye cyane ko ibyabuze byose bambwiraga nkabaha amafaranga bakabigura, cyangwa nkagenda nkabigura nkabishyira mu modoka nkabizana. Rero ntabwo nari nzi ko ibingibi babyakisha gutya. Sheri ni ukuri ni byiza kubigura no kugira amafaranga yo kubigura, gusa nanone mu by'ukuri ntabwo ari ikintu cyiza. Ni ibintu bisanzwe. Ubu urashaka kuvuga ko ushobora guteka ibiryo byarya nk'abantu 10 Keti? Boss, ibyo ahubwo ni biki? N'ibyo abantu 100 ntabiteka boss, ni ukuri. Ninjye warongoye umugore abandi barabeshya. Ngaho utunganya vuba nta kibazo Keti. Nyuma y'isaha imwe ubwo nari maze gutunganya amafunguro y'uwari mabukwe cyangwa se n'ubundi nari umushyitsi muri rusange. Ubwo rero maze kubitunganya nagerageje kubiteka neza cyane bihumura kandi biryoshye. James we yari ari mu cyumba yabuze uko avamo, birumvikana ko atari kubona uko asohoka kandi twicaye muri salo. Ubwo rero yagize imbogamizi zikomeye cyane z'uburyo yasohoka, kugeza ubwo abashyitsi baje akabura ukuntu asohoka mu cyumba, cyane ko icyo cyumba nkigisohokamo boss yahise agifunga. Noneho nanjye akazi karamfata, mbura n'umwanya wo gusubira mu cyumba kumufungurira ngo nibura yiraje asohoke. Ubwo rero nakomeje guteka ariko n'imitima yari ibiri, nibaza ntese hagize ufungura muri kiriya cyumba cy'urwambariro agasangamo James, n'iki mu by'ukuri kiza kuba? N'iki kiza gutekerezwa ko yakoragamo cyangwa se kiza gukekwa ko yakoragamo? Ese aho boss aramutse amusanzemo noneho ntiyatekerezaga ko bya bindi byose namubwiraga byari ibinyoma ko kandi namubeshyaga? Icyo gihe rero nanjye sinari meze neza mu mutima ndetse no mu mutwe, nubwo nanyuzagamo nkamwenyura, ariko ni kwa kundi useka bitakuvuye ku mutima. Rero narakomeje mu by'ukuri ntunganya amafunguro, nkora decoration muri salo, ngerageza kubitunganya uko nshoboye kose. Gusa ntabwo byaje kugenda neza
kuko n'ubundi nyuma y'igihe gito cyane kitageze gusa no ku minota 20 abashyitsi bamaze kugeraho, bamwe mu bakobwa bari baje imvura yari yaguye nuko irabanyagira, ubwo rero ntabwo byakunze ko urugendo rwanjye rurangira neza, byaje kurangira n'ubundi bamwe babajije boss cyangwa se uwari sheri wanjye bati ese cya cyumba cy'urwambariro ndetse n'imyiteguriro kiracyakora? Nuko boss abasubiza ababwira ati nta kibazo kandi na Kate yakiteguriyemo, ubwo rero bose uko ari babiri bari banyangiwe cyane, bose berekeza muri cya cyumba baragenda. Ese iki cyumba ko numva kitameze neza ko ndimo gusunika, hari umuntu urimo? Hari umuntu urimo imbere? Ndabona gifungiye inyuma, reka mfungure ninjire njye kwitunganya, ndabona twabonye mu kazana. Keza banguka sha, banguka twitunganye dore twabonye mu kazana, banguka. Jesus urimo hano?